uburibwe bukabije buterwa n'iki? Twese turabizi ko ku badamu cyangwa se abakobwa mu gihe cy'imihango duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye, ariko by'umwihariko ikintu kirenzeho kitubangamira kurenza n'ibindi bintu byose ni uburibwe bukabije, kuko iyo uribwa ntabwo ubasha gukora gahunda zawe neza, ntubasha kugira aho ujya, kandi la majorite y'abadamu mu Rwanda cyangwa se no ku isi hose, icyo kibazo cy'uburibwe bukabije ni ikibazo cyazengereje abantu, ikibazo cyazengereje igitsina gore. So rero uyu munsi nari ndagira ngo tuganire ku bintu 5 bitera uburibwe ku mugore cyangwa se umukobwa mu gihe cy'imihango. Bishobora kuba hari ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye, bishobora kuba hari ibyuzi, ariko njye nahisemo 5 specifically kugira ngo tuganire, kuko akenshi ibyo ngiye kuganiraho ni nabyo abantu benshi duhuriyeho. Ushobora gusanga wenda ikibigutera ukizi, ushobora gusanga ikibigutera utakizi. Rero ndagira ngo mbigusobanurire usobanukirwe impamvu n'ibyo bintu bibaho. Ubundi akenshi abahanga cyangwa se abascientifique basobanura ko uburibwe mu gihe cy'imihango bukabije by'umwihariko, cyangwa se no kuribwa bisanzwe, ushobora guterwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko reka nkubwire ibyo bintu 5 ndabara mpereye ku cya 5. Ku mwanya wa 5 mu bintu bitera abagore cyangwa se abakobwa uburibwe bukabije mu gihe cy'imihango ni stress, right? Ushobora kugira stress kubera ushobora kuba utari kurya neza, ushobora kuba udasinzira neza, ushobora kuba nta kazi ufite bikagutera stress, ushobora kuba uri ku ishuri uri gutinya gutsindwa, ushobora kuba mu rwara ibibazo bigiye bitandukanye, buri muntu wese afite ibintu byinshi bimutera stress muri we mu buzima bwa buri munsi. Twese turi abantu, duhura n'ibidutesha umutwe. So rero ku mwanya wa 5 hari stress mu bintu bitera abadamu cyangwa se abakobwa kugira uburibwe bukabije mu gihe cy'imihango. Ku mwanya wa 4 turahasanga infections zataka abagore cyangwa se abakobwa mu myanya y'ibanga, cyangwa se ni mu myanya y'ibanga, ariko nazo ziterwa n'ibintu bitandukanye. Ushobora kurwara infection cyangwa se infection bitewe n'umuntu waryamanye, cyangwa se ushobora kurwara infection bitewe n'umwanda toilette wagiyemo, ushobora kwisharinga n'umuntu nawe urwaye izo infection, bigatuma nawe uzandura, kuko ni indwara iri contact diseases, right? Ni indwara yandura. Infections ni indwara yandura. So ushobora kuba ufite izo ndwara cyangwa se n'izindi ndwara, nyine izo infections zika-affecta muri uterus, muri nyababyeyi no mu zindi organs zo muri reproductive system y'umudamu cyangwa se y'umugore cyangwa se y'umukobwa. Ibyo nabyo bitera uburwayi, nyine bitera uburibwe bukabije mu gihe cy'imihango. Ikindi, atari n'izo infections gusa, hari n'ubundi burwayi mu myanya y'ibanga. Ushobora kuba ufite gonorrhea, ushobora kuba ufite syphilis, ushobora kuba ufite, hari uburwayi bwinshi abantu turwara bitewe izo za syphilis, gonorrhea, ubwo imitezi, zamburgu. Ibyo nabyo iyo wagize ubwo burwayi uri umugore akenshi, cyangwa se ufite ukajya mu mihango, urababara cyane, cyangwa se warigeze no kubugira, urababara. It's like effect, urababara cyane. Ku mwanya wa 3 rero mu bintu bitera abadamu cyangwa se abakobwa kuribwa cyane mu gihe cy'imihango, hari ibyo bita fibroids cyangwa se fibroids bitewe no kubisoma, it depends on your accent. Ariko ni hari ukuntu umuntu afite ibibyimba muri uterus cyangwa se muri nyababyeyi, ukaba utabizi, ukajya ujya mu mihango ukababara, ni ibintu bisanzwe. This is crumbs, ukazifata nk'ari crumbs zisanzwe, ariko burya ufite ibibyimba mu nda utabizi. Rero icyo gihe mu gihe ushidikanya, that's why niba ufite uburibwe burenze bukabije, hari uburibwe buba buri kuri phase iri unacceptable, ushobora kugira ikindi kintu ukora. Nzabiganiraho, that is story for another day. Tuzabiganiraho mu kindi kiganiro gitaha cy'ibyo wakora nyine kugira ngo ibyo bintu byose bikemuke. Ariko hari igihe ufite ibibyimba mu nda utabizi, then wajya mu mihango ukababara cyane, bikakumazaho n'igihe kinini, cyangwa se n'ubundi burwayi muri nyababyeyi ukaba utabuzi, kuko harimo nyababyeyi yatakwa n'uburwayi bugiye butandukanye. So then
ukajya ubabara cyane mu gihe cy'imihango ukabifata nk'aho ari ibintu bisanzwe kandi atari ibintu bisanzwe. So rero ku mwanya wa gatatu ku bintu bitera kubabara cyane mu gihe cy'imihango harimo ibyo by'ibibyimba, kugira ibibyimba, ufite ibibyimba muri nyababyeyi cyangwa se n'ubundi burwayi muri nyababyeyi, ko abagore n'abakobwa twatakwa n'uburwayi butandukanye mu myanya y'imyibarukiro yacu. So ibyo nabyo biri mu bintu bituma umugore cyangwa se umukobwa ababara cyane mu gihe cy'imihango. Nanone ku mwanya wa kabiri dufite ibyo bita endometriosis. Endometriosis ni igihe hari utunyangingo tuba tugomba gukura kuri nyababyeyi. Sometimes abantu turakura, cells zirakura, organs zirakura, then hari igihe iba yaragenewe ko igomba gukurira kuri nyababyeyi cyangwa se cell runaka cyangwa se akanyangingo runaka, utunyangingo runaka tugomba gukura ariko tugakurira kuri nyababyeyi, then tukajya ahandi hantu hatari kuri nyababyeyi cyangwa se ku kindi gice kitari nyababyeyi ariko kiri muri reproductive system yacu still. Icyo gihe urababara cyane kuko hari ikintu cyagomba kuza kuri nyababyeyi, wenda cyagiye kuri cervix cyangwa se cyagiye kuri oviduct, ku miyoborantanga, wenda tuvuge cyagomba kumera kuri nyababyeyi, wenda utwo tunyangingo twagomba kumera kuri nyababyeyi tukajya kumera nko kuri oviduct cyangwa se imiyoborantanga y'abadamu. Icyo gihe uzababara cyane kuko hari ikintu cyagomba kuza ahantu hamwe cyagiye ahandi. Icyo gihe nabyo bitera effect arizo uzasanga nyine ubabara cyane, nanone bitera uburibwe bukabije cyane nabyo. So rero ku mwanya wa mbere, ibi ni ibintu abantu duhuriyeho turi benshi, right? Abantu la majority by'umwihariko abakobwa, ibyo bita hormone imbalance cyangwa se isumbana ry'ivubura ry'imisemburo, like excretion of hormones, ko uburyo imisemburo igenda ivurwa, tuvuge niba ari prostrogen cyangwa, ariko umusemburo akenshi ukunda gutera iyo yaje nyine ikaza isumbanya kenshi ikunda gutera uburibwe cyane, umusemburo wita prostaglandins, niko umusemburo witwa. Rero iyo yabaye nyinshi nyababyeyi irikurura cyane bigatera uburibwe bukabije. Prostaglandins iyo yabaye nyinshi cyane, ubwo ni muri reproductive system cyangwa se reproductive parts zacu, nyababyeyi irikurura cyane igatera uburibwe bukabije. So abantu duterwa ni byinshi, okay, bishobora kuba ari 30, 50, ariko still nahisemo ibintu bitanu, kandi abantu benshi nibyo dufite icyo kibazo cy'uburibwe bukabije mu gihe cy'imihango. Ni ikintu abakobwa benshi duhuriyeho n'abadamu bahuriyeho. Umudamu utababara mu gihe nyine cy'imihango, usually iyo ari mu gihe cyo gucura biraza arababara. So that is a story for another day too. Niyo mpamvu niba ushaka kumenya byinshi kuri health, especially for women but even men, subscribing, liking, commenting nicyo nakuganirizaho ubutaha. Niba wumva iki kiganiro kiri interestful, cyo gukora wacyumvisha, ariko still niba ubabara cyane si wowe wenyine. Niyo mpamvu nakubwira ngo niba ufite uburibwe buri extra, jya kwa muganga. Kandi ikindi, mu bintu uzajya ukora byose, ugerageza ukoreshe ibintu biri organic uri gutreatinga pain during periods, mu gihe cy'imihango, mu gihe ushaka gukira uburibwe. Ntukajye uba addicted ku binini cyane, kuko sometimes hari ukuntu wimenyereza ibinini ukaba addicted kuri byo, igihe kikagera umubiri ukaba adaptable to that kind of medicines, cyangwa se umubiri ukadapta ibyo binini uri kuwuhereza, bikagera ukabica amazi, ntibyongere kugira ibyo bikora ku mubiri wawe, ntibyongere kugira icyo nyine bimara tu. Ubwo rero kugira ngo ubyirinde, that is a story for another day. Like I said, nzakora ikiganiro cy'ibintu wakora nyine tu kugira ngo ibyo bintu byose ufite bikemuke, izo cramps zikemuke. Ariko abagore benshi n'abakobwa dufite icyo kibazo cyo kugira uburibwe bukabije mu gihe cy'imihango, mu gihe cyacu cy'imihango. Rero ku batini bari kuyijyamo se, cyangwa se n'abatari kuyijyamo ako kanya, n'abayimazemo igihe, hari igihe ubabara
ukibaza n'impamvu uri umugore cyangwa se umukobwa, ariko remember to be a woman is a gift from God. Niyo mpamvu sometimes we have to pass through that pain. So please subscribe.